nyakubahwa ko mwemeye ubutumire bwacu nshimira na bagenzi banjye turi hano bose bitabiriye uyu munsi tukaba nyatwabaha kugira ngo tubumve ndetse tuze no kumva ibitekerezo mwakoze. Basmaya umwe utazi n'iki kiganiro kandi utandukanye hariho hose muri mwese mwabaye rwose ntabwo umwe muri mutatanga ikiganiro ku ndangagaciro zo gukunda igihugu no gusigasira ibyagezweho cyangwa nta n'umwe muri mwe utazi n'akamaro kabyo. Igihugu cyacu ko giteye murakizi natwe ntabwo ari bishya kuri twe. Imiterere y'igihugu cyacu yo ubwayo bisaba ko abantu bakora mu buryo budasanzwe, imiterere gusa yacyo. Noneho wajya mu mateka yacyo nabyo bikadusaba ko dukora mu buryo budasanzwe. Igihugu cyacu ni gito murabizi, ibyo ntabwo ari ikintu umuntu yababwira. Ni igihugu gito pe muri aka karere dutuyemo, igihugu gito muri size yacyo, mu bugari bwacyo ni igihugu gitoya, ntabwo ari kinini. Uzarubutswe n'ibihugu bituruta byose ubunini, n'icyitwa mu gitoya mu majyepfo nacyo kiraturuta ubunini. So kuba igihugu gitoya muri aka gace dutuyemo ubwabyo bifite imbaraga bigusaba zirenze iz'ibindi bihugu binini cyane. Icya kabiri, kuba turi igihugu gito ariko kidafite resources, natural resources zihagije nk'iz'ibindi bihugu. Ibindi bihugu bifite peteroli, bigira za dayama, bigira za gazi, bigira n'abandi n'ubutaka bwo guhinga bushoboka cyangwa kororeraho, bigira resources nyinshi cyane ziri natural. Izo ngizo ntabwo tuzifite, n'izo dufite turazikompitingira no kuhatura no gutura kuri izo resources uburyo utatura kureba igihugu cyacu. Dukwiye kuba dukoresha imbaraga nyinshi cyane zikubye inshuro nyinshi cyane kurusha abandi bafite ibihugu bigari kandi bifite na resources nyinshi. Ni ikibazo gikomeye cyane. Noneho wajya mu mateka yacu, wajya mu mateka yacu nayo ari complicated cyane, ni mabi cyane ku buryo bidusaba kuyobora igihugu no kugira imikorere ituma ayo mateka yacu atazasubira mabi cyangwa se kwiyarenga na conditions zizatuma yongera kubaho cyangwa se na sentiments zayo zishobora no kugaruka. Byose tukabirenga buriya ubukene ubutindi biri muri factors zimwe zitera ibibazo nk'ibyo twagize hano. Imiyoborere mibi biri muri factors zatumye igihugu cyacu kigira aho kigeze, kubera ko iyo igihugu gitera imbere, iyo igihugu gifite middle class ubwo ndavuga abantu bakize aribo badrivinga economy y'igihugu, birumvikana middle class iyo yakize idrivinga na politics z'igihugu, bagira influence nini, kubera ko ntabwo umuntu yaba yubatse ibintu bye afite investments ze, afite industries, afite iki akagira na interest yo kubisenya. Icyo gihe mbere yuko na leta iza kubiporoteja, abantu bo banyiri ibintu nibo bahaguruka kubiporoteja mbere ya leta, kuko nibo bafite direct interest. Ariko mu situation yaho abaturage bacu 90% bari abakene, abatindi. So icyo gihe rero iyo abantu middle income cyangwa abakire babaye benshi cyane mu gihugu, baba bafite interest zo guproteja politiki idashobora guhungabanya ababashorera imari, kuko baba babonamo interest, nta muntu n'umwe ushobora kwisenyera ibimutunze. So twebwe rero security y'igihugu cyacu nta handi yashingira
izashingira ku iterambere ryacu.